Victor avuye kujugunya umugore wa hano ku musozi amaze kumubirindura yaje angaha azingagiye no gutwara umwana ariko akinjira mu nzu asanga umwana bamujyanye asanga umwana yagiye aribaza ati ninde wabo winjiye angaha kugira n'umwana agende ese uno mwana yabajyanywe nande Victor atangira kwibaza ibintu byinshi avuga ati nari nzi yuko gahunda zanjye zose nzirangije ati none yaje mu kidobya uyu nguyu ninde koko waba ujyanye umwana akirimo kubitekereza anibaza umuntu ujyanye umwana avuga ati uko biri kose ndi bumushaka kandi ndi bumubone muri ako kanya wa mugore we Anedi yaravuye kujugunya ahantu ku musozi muremure twayibonye muri varizi yarajambwa ati umwana ni ngiye umufite azazanye na wa musirikare no mupolisi ndetse na Sandrine aje avuga ati ngo ngwiki ati bise birumvikana ati wese kandi ugeze ahangaha gute ati kandi n'uyu mugabo ati na Sandrine ate kumana yanjye ati nese mugeze ahangaha gute we byaye n'ibyari byarangiye arambwa ati rega nani isoni ceceka hose wakigabo iki kigome ati uratinyuka ukanavuga n'ubugome bwawe ungahita avuga ati kandi wowe niwe wakugiriye inama etavuga ati kandi wowe wa mupolisi ati ibyaye byose n'ubundi nawe mbisi kari uzabizamo ati ambwa ati wirenganye no mupolisi ati ahubwo ibyaye niwe bigiye gusubirwamo ati wowe waruzi yuko ndangije waruzi yuko umemukiye nampo sambwa ati wa mugabo we kamubwiza ukuri ningiye wamutabaye reka batwe ukuntu byagenze nuko byagiye bikurikirana Sandrine hano ngaha cyagiye nyine wa mupolisi yaje ari mu modoka Sandrine Victor amaze kumwirukana ibyo byose twagiye tubibona mu gice cya mbere ndetse n'icya kabiri Sandrine yararimo kwigendera nyine wa mupolisi amucambwa ati rero ndakwinginze ngwino hano ngaha tuganire ati nanjye ngire ndebe yuko ari ikintu biriya bintu nabikoraho aje mbwa ati ibiti sukoraho kandi ko wanze kunyumva ukanca amazi wari we wagikoze mu gihe wari uri hariya ngombwa ati ntago byakunda injira mu modoka ngusobanurire turiya mupolisi turakorana nyine twarakoranaga ku kazi ati niyo mpamvu bitari bite bikunda buriya nyine abantu banganya amapeti buriya uko biri kose ubwenge bwabo buba buri kuri level imwe nta warusha undi nyine ariko nibura iyo umuntu ushaka peti nibura arakubaha ubwo yambwiye ati rero reka nkubwize ukuri nari nzi uko byarangiye nyine nawe uri umufatanyacyaha nkuriya uno mupolisi yambwiye ati rero reka nkubwize ukuri uriya mupolisi twarakoranaga ati kandi ikindi nuko twakoranaga ni umunyamafuti ntago namwifasha njyenyine ahubwo niyo mpamvu cyangwa ngira ikintu kindi nkora aje ambwira ati ahubwo se wabuze ahantu bagiye ngambwira ati rero ntago mazi mu by'ukuri ntago nzi ngamujyanye he aho riko dukurikiye hari imbere tugakomeza nyine tukagenda tugakurikira ya modoka iri imbere yacu uko biri kose twaza ataha atuzwe nibutse neza yuko ari ya modoka we ni kuri yisa atahubwo yikurikire ukomeze ukurikire turaza kubageraho ngambwe ati rero turaza kuganira ibintu byinshi nyuma reka tubanze dutanga ubutabazi ati nawe uriya mupolisi ni umupolisi mubi ati no mukaza akora nabi yica amategeko ati mbega natwe tuba twumva bamwirukana ariko tukabura aho duhera kuko nta bimenyetso tuba dufite umwe akavuga ati sanu nk'abangaba ubundi baba barabaturaguye biba byaragenze gute arambwira ati njyewe nahereye kare bari mu modoka yanjye mbibona bari mu modoka yanjye utariko nta kindi nari bukore uyu ngambwira ati rero nanjye nta kintu nari bukore hariya namubonaga yuko ari mu modoka ariko ndijijisha mvuga yuko nta kintu nabonye kujya bitaza kuba ibibazo ariko reka ngende tuze gushaka ubundi butabazi n'ubundi bufasha nyine kugira ngo tube twabagira ute tube twatanga ibirego kandi dufite n'ibimenyetso bifatika twebwe ubwacu twabyifatiye yarashangaha aparika ngaha ariko aparitse ahantu neza bamwitegeye ku buryo Victor akantu kose ari bukore baraba bakabona baje mu modoka polisi za modoka zigenda zisakuza namwe murazizi ariko iyi ngiyi ntabwo yasakuzaga ahubwo yagendaga gahoro reka turebe neza icyo usabwa no kureba witonze ubundi ugakora subscribe like ndetse share na comment bajanga batangira kwitegereza ukuntu byagenze niwe kudusobanura ukuntu byagenze ni inkuru ari kumubwira ati twakuje runono nyine ibintu byose turabibona uko byagenze twebwe ngiye twarabibonye mu gice cya kabiri ahangaha rero
ku bantu batabonye pati ya kabiri, Victor araje ahangaha muhariya yari yasize muri butu, yari yasizemo varizi nini cyane rwose. Arangije avuga ati rero wa mugore we, ati uno munsi ni rurangiza, uno munsi niyo finali yawe, ati kandi ikindi, ati ndakubwiza ukuri ko ntabwo uzongera guhura n'umwana wawe ukundi, ati nasizemo gusezereye. Aba barimo barabireba, bari no kubyitegereza. Arangije icyo yakoze, yakuyemo ya varize, arambwira ati ubu ngubu noneho ugomba kwiranja ino varize ukayikwirwamo, ukayijyamo nyine ku buryo uyikwirwamo neza. Ati kandi nawe ndabona uko biri kose ugerageze wihinahine. Umugabo akambwira ati siyo varize urabona nawe kwirwamo koko? Atariko nakugize iki waritse nkigendera, waritse kumemu cyangwa isangira umwana wanjye. Ariko ibyo byose umugabo we ntarimo kubyumva. Icyo yakoze nyine umugore we ntatubaragagira, n'umunyantege nyine mabona afite umubiri muto rwose, ntago abashoboye kuba yarwana n'uyu mugabo. Kandi urabizi umugabo ngo nubwo aba ari mutute ngo ntago wamwifasha. Ahangaha rero bari barimo barabira byose babyitegereza, akavuga ati aturiya mugabo ni inyamaswa, aturiya mugabo afite ubunyamaswa bukomeye. Ati agafata umugore we agashyira muri varizi. Naho ibyo bintu wabyibaza, ese kuko mu by'ukuri kuki Victor ari gukorera umugore we ibi bintu? Ni iyihe mpamvu? Nubwo mbwe tuwambabare tukavuza induru hakiri kare, tugatabaza hakiri kare, uriya musirikare avuga ati oya utaza kuzana ibibazo bitaza kuba ibindi bibazo. Ubu icyo tugomba gukora, turagerageza ku buryo uriya mugore turi bumurokore. Ariko ntabwo bazi ngo bigiye kugenda gute. Yateruye varizi neza, arayiterura, amaze kuyiterura ariruhuza. Uko yiruhutse aba babireba, uko yiruhutse aba babireba. Mbega akantu kose barimo barabyitegereza nyine, mbega nta kintu na kimwe kiri kubacika. Noneho ahangaha Victor urabibona icyo yakoze amaze kwiruhutsa nta kindi, yari gufatira varizi nyine agashakisha ukuntu ari buyijugunye. Mbega ni umugambi yapanze kuva kare twarabibonye nyine ukuntu byagiye bigenda, ukuntu yamuzanye ahangaha byose twagiye tubibona. Ariko undebere neza, abagabo b'inyamaswa babaho, abagabo batagira imitima babaho. Uyu nguyu icyo yakoze, yafashe varizi arayijugunya ahantu mu mpanga ndetse kure cyane. Abangaba byose bareba barikanze bagira n'ubwoba. Undebere abangaba bari kuvuga ati mana yanjye, aturiya mugore uko biri kose birarangiye, arapfuye. Victor amaze kugira baramubonye barikanga nyine ko ashobora kuba yababona. Victor arangije ibyo akora byose, araza yifongera bodu ye, aravuga ati ntacyo, iki ngiki kirarangiye. Ati rero reka ngende njye kureba yuko n'uriya mwana nagirane nawe naza nkamurangiza bikarangira nkasigara neza ndi mu mahoro yanjye. Abangaba baragana avuga ati dukora iki koko? Ngambwa ati reka mubwize ukuri, tunyuze hari imbere yatubona, ahubwo duce hariya nibwo adashobora kuba twakubitana nawe, tugomba guca hariya tukajya gutabara. Undi ati twihute rwose, mbabara twirukanke rwose turebe yuko uriya mugore twamurokora, turebe yuko nibura uriya mugore twaba twareba yuko twatabara ubuzima bwiwe. Baje birukanka, baza birukanka ngo barebe yuko yaba kirimo ndetse ari na muzima. Bagize hano bumva umuntu arimo gutaka, avuga ati shanima ahangaha kuko uno muntu uri gutaka niwe tu, uko biri kose niwe kabisa. Ati ngende kumvijwe ari iry'umugore. Icyo yakoze hano ngaha nyine polisi yahise afungura, aravuga ati reka turebe niba kukariwe, niwe nyine natwe twabibonye ajyamo, turanabibona kandi banajugunyeyo nyine, byose twarabibonye. Ndebere uno mugore bamusize muri varizi, barafunga neza, nawe urabyumva yavunaguritse, yacitse intege, nta tubaraga yigirira. nawe base nyine bakujugunye kuri wa musozi ukagenda wibirandura. Anete yabwiye ati mana we, ati murakoze cyane, ati mbega, ati muranabaye koko, ati nari namaze kwiyakira, ati navunaguritse, umugongo uri kundya n'amaguru ari kundya, ati mbega navunaguritse. Yahise ahobera Sandrine amubwira ati urakoze cyane. Una Sandrine niba mubyibuka yari shoferi wabazanye mu modoka, agenda areba ukuntu barimo bikora. Anete amubwira ati nkeneye ubutabazi bwawe. Uyu nguyu amubwira ati uko biri kose ndagufasha kandi ndi bukurwaneho nkurwanirire ube wabona ubutabazi.
na polisi nuko nkuko nyine baje hano ngaha baramutabara. Byose twagiye tubibona uko byagenze naho bahuriye kugira ngo uno mugore abe yabona ubutabazi. Baje bamwata rwose byagenze gute kugira ngo wowe n'uriya mugabo wawe mushwane bigeze ahangaha ku buryo kubirindwa kuri uno musozi. Ungambwa ati ni birebire rwose, uti ntabwo wabivuga ngo birangize, utari kuko biri kose ati ukuntu byagenze, ati ukuntu byatangiye. Reka batwereke ukuntu byatangiye kugira ngo uriya mugabo Victor azaje ukuntu umugore we Annette. Umugore yararanga ari ku igise kimumereye nabi. Umugaka mbwate suri kwigirishwa ibiki, gira vuba ubyare, sureke gukomeza usakuza undebere. Umugore ni inkuru ari kubahereza. Umugore ari kuvuga ati ariko biri kundya we, ati ndi kubabara. Umugabo ati subabara ibiki, ati uri kuvuga iki, ntabwo byara vuba umereza uwo mwana, ati ni umwana nyeneye nako ibindi mbikeneye. Mu kanya gatoya umugore yarabyaye nyine, wa mugabo ahita aterura umwana ondebere. Wa mugabo Victor yahise aterura umwana, arangije kumutera avuga ati ati urakoze cyane, noneho uno mwana nizeye yuko birangira ahangaha, nagusigiye umutero nta nuko usigera umwonsa, ati ari ahantu mujyanye ari n'icyo ngiye kumukoresha rwose ntabwo uzongera kumubona. Uyu ngwara riravuga ati oya rwose mbabarira umwana wanjye, ati umwana wanjye wimujyana mumereze mwonze basi mumereze nerureho gatoya. Ungambwa turibeshya cyane rwose, nakubwiye uko uno mwana ntamushaka nanigeze nanamukunda, ati rero uri kwiruhiriza ubusa. Niba ngubwiye ko umwana mukunda ari bukora ibishoboka byose kugira ngo indivemo, warabyanze. Ati rero kwa kuba byanze, ati reka mujyane atuvire mu buzima. Ungambwa ati ntabwo nakwemerera ujyana umwana wanjye. Uno mugore amaze kubyara yahise avuga ati nta nubwo nakiruka nambaye ubusa, kagira akantu nyine be nagenda nkambaye. Undebera umugabo w'inyamaswa, umugabo utagira impuhwe n'umugore umaze kubyara. Abagabo nk'aba kandi bariho kandi barahari, babandi nyine bubona barabaye ibyihe bukajya bagira ibihaye imitima nayo bakigira, barahari abagabo nk'abo ngabo. Uyu nguyu yafashe umwana yije amuzana ahangaha, amuzanye nyine muri salo. Umugore ari kubyarira mu cyumba ndetse nta n'umwanya wo kuba yamujyana kwa muganga, umugabo yari amufitiye. Umugore yari yeranje nyine ajya mu cyumba. Umugore asamwiruka amugata ariko wamaye umwana wanjye kari nge yavunnye, umwana wanjye akugize ati mereza umwana wanjye nta hantu uri mu mujyane. Umugabo aramureba, umwate bakubwiye yuko kurase biri butumunera impuhwe, ati nta muhuri bunere ndetse nta n'impuhwe ngo ufite rwose, wikirirwa wirushya utakaza n'igihe cyawe. Aravuga ati ariko ubundi wa mwana we buryamye ahangaha mbanze nkwereke, ati uno mugore mbanze nca agasuzuguro, kurabona ngo umugore aramenyera we, ati nta nubwo azi yuko ngiye ntavugirwamo. Amutereka ahangaha, umugabo aramuryamisha nyine amubwira ati we buryamye mbanze ndagize ikibazo cya mama wawe, ati naho ubundi wowe ndaje mu kanya. Ubwo ambwiye ati noneho nari mfite ikibazo cy'umwana gusa, ati noneho nawe ugiye kuba ikibazo cya kabiri, utariko niyo ngomba kubanza gukura mu nzira. Undebera umugore mu kwitabara yahise amukubita ivi ry'aha hantu nyine handi ngo haryana byatari ngo ku bagabo nyine namwe bwo murahumva. Yahise amukubita ivi, umugore avuga ati kanira umwana wanjye wenda twirukanke duhunge, ariko nta tubaraga nyine abantu mwabyaye murabizi igisukuno kimera, ukuntu umugongo uba wacitse, imbaraga ziba zashize, nta n'igikoma abonye nibura ngo kimwongerera utubaraga. Ahise yirukanka amubwira ati mwana wanjye rero ati hangane singa ushoboye, ati reka ngende njye kureba yuko twabona ubutabera, ndebe yuko nibura hari ikintu nakora. Uyu mugabo yahise akubita hasi nyine aranababara, aravuga ati no mugore ngomba kumufata, ati nimufata ati ndamujyana nk'uko ngize aha hantu sha. Muri ako kanya nyine niho kwa kuboko kwagize ute kwavunikiye, ukuboko niho kwavunikiye kuramurya, atangira gutaka avuga ati ndababaye shati, mbega ibintu biryana, ati ndababaye kuba numwibaza ukuntu nyine kano kaboko ke kajyaho kiriya gitambaro. Ibyo byose ndizera yuko tubibonye tumenye n'impamvu, uko twatangiranye filime n'umugabo yambaye igitambaro cy'icyatsi. Ibyo byose twagiye tubibona, nako igitambaro cy'ubururu, niba ari ubururu niba ari icyatsi
arangije yaragifashe nyine arakizirika avuga ati kugira ndwane neza n'umugore duhangana turanagira kure uko atinda ariko umugore agera kure nibura natubaraga yifite n'ubundi n'ugatakiruka cyane aramufata nyine nawe urabizi umuntu amaze kubyara umuntu natubaraga ahisa nirukanka nta n'igikoma abonye nta n'ikintu na gito nibura amuhembye nk'umuntu umubyariye umugore nuko nguko yirukanka ari kwiruka arigunga avuga ati mwana abaye kuko umwamaye ubutabazi uko yirukanka niko nuriya mugabo nyine yamukurikiye twabibonye muri ako kanya gato imbere yahise abona imodoka ihita yirukamo nuko nguko twatangiye igice cyacu cya mbere niba mubyibuka neza ku bantu bakibonye twatangiye ahangaho n'umugore yirukanka araza ahita yinjira mu modoka ino modoka wari uyitwaye ni Sandrine uriya babanje guhoberana nyine niwe wari utwaye iriya modoka nuko nguko byagenze niyo nkuru yari ari kubabwira agati nuko nguko byagenze ati kandi ati rwose ati n'umwana wanjye akeneye ubutabazi n'umwana wanjye akeneye yuko twamufasha nyine tukamutabara n'umugabo si byose sinabyishoboza ndi njyenyine reka mpamagare bagenzi banjye baze dufatikanye baze dukorane ati kuko urumva ibi ngibi rwose birarenze ibyo byose ibyo byose nyine ni inkuru uno mugahita avuga ati rero wa mugabo ibyo byose twarabibonye kugenda runono tumenye ukuntu nyine uri inyamaswa mbi ati rero nubwo n'abandi inshuti yawe nubwo twaba dukura ntabwo wahemukira abantu uyu ngambwa ati uvuze ngo iki ati buretse sha ati ibi byose urimo kwigira ati kanze namwe mbakanyage koko ahita mbwata ariko kanyagane ati njyembereho kurebera abaturage ati n'ikindi cyatumye amenya kuri inyamaswa reka batwereke n'ikindi cyatumye amenya yuko ari inyamaswa mbi umugore yarari ahangaha nyine urabona nyine umugore atarabyara yarari ahangaha uramukambwa ati n'ikindi cyanyeretse ko wowe uri n'inyamaswa mbi ati reka nyikubwire ati uribuka umugore wawe ukuntu yari yicaye yari ari mu nzu nyine arimo kwitegura arimo gukora keke n'umugore arimo gukora keke yitaye nyine ashaka gutungura umugabo we avuga ati umugabo wanjye mukorere surprise ati umugabo wanjye mutungure mubwire amakuru meza mfite hano umugore yari yamaze kumenya yuko nibura atwite kandi nyine ashaka gutungura umugabo we ngamubwiye yuko atwite murabizi ukuntu biryanye niwe ugiye kubwira umugabo ati sheri ati nyine ndatwite murabizi ukuntu biba bimeze biryoshye nyine kuri revo kavuga ati ese aranerura ese aramobera ese aransohokana ese biragenda gute ese arabyakira ate muri ako kanya yavuze kamanzi bamagara inshuti y'umugabo wanjye nyikorere surprise nawe ari kureba muri ako kanya yahise amufata aramubwira ati hayi umeze ute ati kanizeye yuko umeze neza undi aramubwira ati yego rwose ati meze neza uti nta kibazo pe ati nawe ndabona ukeye ati ndabona nawe umeze neza ati nawe nizeye ko nta kibazo rwose ati nakundi kubyibonera ndizeye ko neza nta kibazo ngombwa ati nta kibazo rwose ati meze neza ati ndashima Imana uti ahubwo ati hari ikintu nshaka kukubwira nyine kandi kibanga ati nawe ukigira ibanga ngombwa ati yego rwose ndakumva nta kibazo mbwira arambwira ati rero ati ndatwite ati nawe mpamvu nshaka gukora umugabo wanjye surprise ati nkayimukorera nawe ukaza kubireba nyine ukabyirebera ukareba ukuntu ari bumere ese ari butungurwe ese ari bubyishimire ese biri bugende gute muri ako kanya mbwete ahubwo ndamwumvisha araje ati ceceka ntugire ikintu uvuga nyine ati reka ngutereke hano ngaha nyine byose uraba ubireba turabure ukuntu ibintu biri bugende n'ukuntu biri bwifate n'umupolisi ni mugenzi we ndetse ni inshuti y'umuryango ni inshuti ya famiye igize no kubasura uyu ngo arangije yumva umugabo arinjiye yitangira nyine guseka yimeza neza avuga ati my sweet ati ni karibu rwose aturisanga sheri wanjye ati rwose ibintu ni amahoro ati ibintu bimeze neza umugabo yarinjiye umugore ajya kumusanganira nyine ngo arebe yuko yamusoma umugabo ahita yegera hirya umugore nyine
arikanga avuga ati se uno mugabo ndi gusoma bikanga byagenze gute? Umugabo ambwira ati umamagariye iki niki gitumye nkura ku kazi? Umugabo ambwira ati sheri wanjye rwose ati uno munsi ngufitiye surprise ati kandi nziza ati nziza cyane ati suri kureba se keke? Umugabo ari kwireba nawe akamureba ambwira ati banza ntacyo wigere keke ufungure keke ati ibyo nibyo umamagariye ati ibyo nibyo bitumye nkura ku kazi ati urumva umwanya wose unesheje? Umugore ati rwose nta kibazo ati ahubwo egera iriya keke noneho tube twavugana umaze no kwifungura neza ati ndizeye yuko rwose nawe uri bwishimire inkuru ngiye kukubwira. Umugabo nuko yatangiye gufungura keke yari ifunitse nyine ko niba ifunika mu bishashi cyangwa mu kikarito agenda ayifungura. Umugore amaze kwifungura nyine umugore akageseka akambwira ati rega ntago nakubwira ati utaramara gufungura keke. Umugabo yanje avuga ati no keke se ati ibingibi ni ibiki? Umugabo ambwira ati sheri wanjye ndatwite. Umugabo ambwira ati siwe ati uratwite ati n'iki gikeke? Umugore araseka nyine azi ngo umugabo biramunesheje aramubwira ati nukuri sheri ndatwite. Umugabo ati rega nta n'isoni ati wabonye nijya gutyo ukagira ngo njye biri kunshimisha ati utwite iki? ati ubwo urumva nta soni ufite kumbwira ngo uratwite? Utwite se marayika? Utwite se iki? ni iki wumva utwite ku buryo cyatuma unyicira akazi ukambangamira bigeza umugore yahise yikanga. Umugore abona biramubabaje. Umugabo ambwira ati n'undi munsi uzajya ukina na basaza bawe ntukajye unyinisha ati kuko ubu ntabwo ukubita ukibaza n'icyo wamamagariye. Icyo yakoze yahise afata ya keke ndebere wa mugabo yarabimuteye. Amaze kukimutera amaze kumutera keke nye umugore byaramubabaje. Umugore biramurya. Icyo yakoze yagombaga kuzanga nyine akabwa mugenzi uko byifashe nuko byagenze. Yarajanga afata telefone aramubwira ati amusore rwose umbabare ntago nari mbyiteguye ntago nari niteguye ko bigenda gutya nta nubwo nari niteze ko biri bumere gutya rwose ati birambabaje utariko nta kundi reka nizeye ko umugabo wanjye wenda ari buze kuba yakwikosora. Uno mupolisi nawe yarabibonye byaramubabaje nyine ahita abona yuko uriya mugabo adakunda umugore we ahita abona ko nyine uriya mugabo ari inyamaswa nta bumuntu. Uyu nguyu yambwiye ati rwose mbabarire ntabwo ari icyo nari ngendere ntabwo nari ngendeye kwereka ibingibi nari nzi yuko ari bubyishimire ati basi bayi reka nkureke ati noneho mbe nakora ibindi. Umugabo yambwiye ati ariko buretse gatoya kugenda ati ba wihanganye gatoya buretse kugenda basi nkubwire. Ariko uwo mugore nyine nta kintu afite cyo kumubwira mbega nawe nta kintu wabona ngaha wavuga. N'umupolisi yarabibonye arikanga avuga ati ati uyu ni wa mugabo twakoranaga se mbona ko ari umuntu muzima aza yisetswa ati kumbi nuko biba bimeze ati mbega gushaka nabi. Umugabo arangije azanga mu gitondo nyine agiye kujya mu kazi. Ndebere yaraje arabanza afata breakfast nyine atangiye kunywa. Umugore aramubwira ati rwose ati sheri ati urabona nyine indiri kugenda ikura iri kugenda yiyongera ati nyine amafaranga mbe nahereza umwana wanjye ibintu byiza mbe nagura utuntu twiza ndetse nkanarya neza umwana wanjye akagura. Cikwe na pati ya gatatu ndaje mu kanya gato nagomba ati